muraho neza, mbifurije amahoro y'Imana aho muri hose, abari mu kazi, abadafite akazi, abari mu rugo, abarundi, abanyarwanda, abakongomani n'abandi mwese mundeba, muraho, ndabasuhuje, mbahaye ikaze, mbifuriza kugira amahoro aturuka ku Mana. Mbahaye ikaze kuri YouTube channel yanyu ya Sarah Gloria TV show, aho tuzajya tuganira ku biganiro bitandukanye, twungurana ibitekerezo, duhana ahantu ubuhamya, twese tugira n'inama mu rugendo rw'ubuzima bwubaka, ndetse dukomezanye n'imitima mu buryo bumwe na bumwe butandukanye. Nje hano ngo tuganire, nanababwire urugendo nanyuzemo. Hari abantu benshi batazi ubuhamya bwanjye, hari abantu bamwe na bamwe tuziranye n'abatanzi bagiye bansaba bambwira ati uzatubwire ku rugendo rwawe rwo gutwita, utubwire ibihe wagiye unyuramo. Mw'abantu ntabwo byoroshye, ni urugamba, ariko hamwe na Nyagasani ibintu byose birashoboka. Mbanja kubwira abantu batari baba mu rubyaro, abantu batari babyara, abantu batari bashaka, guys, mujye musenga muri Kristo, mu Mana, mbese ibintu byose birashoboka. Mu rugendo rwanjye rwo gutwita rero, nshaka kubasangiza gatoya uko natangiye kumenya ko ntwite. Ndabyibuka nari nsanzwe njya mu kazi bisanzwe, ariko nyine umva ibintu biba byaragiye bivangavanga ukuntu. Nari ndi mu kazi ndataha, ariko nyine urabyumva, umuntu ari mu kazi byanze iki kurya bikanga, urabyumva stress z'akazi iki, nkagira ngo ni stress z'akazi, ariko tayari nari ntwite ariko ntarabimenya. Urabyumva? Ndabyibuka hari ku wa mbere njya mu kazi. Abantu mutajya musobanukirwa ngo si n'inda, si n'ukurwara n'iki, abantu babayeho, abantu turi buze guhuza, abantu byabayeho, abantu bagiye bahura na struggle, abantu bagiye bahura n'urugendo nkanjye, bikabacanga bikabagora. Guys, muze kwandika muri comment mumbwire namwe uko byagiye bibagendekera, mumenya ko mutwite bwa mbere, mumenya ko mutwite. Sibyo? No kuvuga ngo njyewe nk'abantu, story yanjye birababaje, biragoye kubyumva, mbese sinzi aho ndahera mbabwira. Gusa hari aho nashimye Imana ku bantu dusengera, duhurira kuri church imwe. Bamwe bazi izo story zanjye, bazi ubuhamya bwanjye, ariko hari namwe mutabizi. Niyo mpamvu rero naje hano kugira ngo mbasangize urugendo rwanjye rwo gutwita, mbasangize ibyiza nahuriyemo nabyo, mbasangize struggle nahuriyemo nazo, bityo tubashe kujya twungurana ibitekerezo, tugirana inama. Icyo utazi umbaze, icyo ushaka kunsobanuza umbaze, mbese nanjye nk'uko nagiye mbaza abandi, uko nagiye bansapotinga abandi. Guys, tuzabashe gukomezanya kuri iyi channel yacu, tuzajya twigiraho ibintu byinshi bitandukanye, tukagirana inama, tukumva ubuhamya bw'abantu, ibintu baba baragiye banyuramo, ndetse tukaganira no ku biganiro bikomeza, ndetse bikomeza umuntu umutima, ndetse bigatera abantu imbaraga n'ishyaka ryo guhora dufite icyizere cy'ejo hazaza. Namenye ko ntwite bwa mbere, urabizi mwese, umuntu akora ubukwe. Nakoze ubukwe, ndangije gukora ubukwe biba byiza, njya gukorera perime, mbona ibintu byose ni byiza nta kibazo, ariko nyuma y'ibyo byiza naje guhuriramo n'ibindi bintu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo maze gukora ubukwe natwaye inda ya mbere, nkumva ndishima, ndaserebura,
nk'undi mubyeyi wese nyine, nk'undi muntu wese wakoze ubukwe igihe cyo gutwita kikagera. Natwaye inda ya mbere ivamo, mbifata nk'ibintu bisanzwe nyine, nkatekereza wenda ni stress z'akazi ni iki, mbifata nk'ibintu biri aho. Ntwara inda ya kabiri ivamo guys, nabwo mbifata nk'ibintu biri aho. Ntwara inda ya gatatu, ariko urumva muri izo nda zose zagiye zivamo, urumva ugenda umutekereza ni akazi, ubundi se byagiye bigenda ukuntu, ibindi se ukabona nyine byagucanze. Ariko icyo nabwira abantu guys, ibibazo byose uzahura nabyo, ikigeragezo cyose uzahura nacyo, ntugasakuze, ahubwo ujye ufata umwanya usenge. Ibintu byose bikemukira mu gusenga. Nta kintu na kimwe gishobora guhagarika umugambi w'Imana, kandi iyo Imana igushaka ikunyuza mu bintu bigoye kugira ngo ibone aho ikubonera. Sorry, nakaba gaciyemo, nari nkibabwira. Natwaye inda ya mbere ivamo, inda ya kabiri ivamo, nsama inda ya gatatu ivamo, ariko nyuma na nyuma ndaza kubabwira. Ni ukuvuga ngo nkimara kumenya ko ntwite inda ya mbere, narishimye njya ku gipimo nk'ibisanzwe ku kigo nderabuzima runaka nashatse kumenshoninga, barankurikirana, za nshinge bagenda bakabatera ababyeyi nanjye barazinteye. Niteza urushinge rwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu, ariko finally birangira inda ivuyemo. Haje gushira igihe, haje gushira hafi nk'amezi 9, ndongera nsama inda ya kabiri guys. Nabwo biragenda bigeze mu mezi 3 nayo ibivuyemo. Inda ya kabiri yavuyemo bari kumbwira ngo nihuri. Wenda abantu bamwe na bamwe twahuriye kwa muganga bo hari abari bunyibuke, hari abo twari dufite iyo case zijya gusa, ariko nyine muze gusiga comment abo turi buze guhura, abo turi buze gusanga tuziranye, n'abo buri muze gusanga duhuje case guys. Ni ukuri muze tuganire pe, tugirane n'inama, kuko hari abantu bahura na case nk'izo nahuye nazo. Ku nda ya gatatu nabwo narayitwaye, ndasama, ndabimenya, ndishima, ndaserebura nk'uko umubyeyi wese umenya ko yatwite, umenya ko yasamye, yishima agaserebura. Nabwo iragenda, ngeze ku mezi hafi 3 nayo ivamo. Byaje kumbera urugamba rutoroshye, biranshanga. Urumva ntangira kwirukanka kwa muganga, ntangira kujya numva nashaka abakozi b'Imana ngo bansengere, murabyumva. Ntangira kumva isi mbanye ntoya, ntangira kwiheba, ntangira gucika intege, ibintu biba birebire, urugamba rurakomera. Ntangira kwibaza se Imana niki nakoze, kubera ikibi ari njye bibaho. Urumva inda ya mbere ivuyemo, inda ya kabiri ivuyemo, inda ya gatatu ivuyemo, namwe murabyumva. Ibintu birancanga pe, hahandi navuze noneho Mana ahasigaye nahawe. Nagiye kwikurikirana kwa muganga, njya kwa muganga, bamwe barambwira ngo ku bitaro bimwe barambwira ngo nta kibazo, numva ntago nyuzwe. Njya ku bindi bitaro nabyo barambwira ngo nta kibazo, numva sinyuzwe. Njya kugera i Kanombe, ubwo byabaye ngombwa ko njyana n'umutware wanjye, nabo baratubwira ngo nta kibazo mufite. Murabyumva. Ariko guys, na nyuma ya zeri Imana irakora. Igihe cyarageze, yanda nayo bayikuramo. Iyo bayikuriyemo kwa muganga barambwiraga ngo ukuntu kameze nyine, ngo ntago byazakunda ngiki. Reka twe kubitindaho. Igihe cyarageze, haciyeho hafi amezi 9 nanone, ubwo maze kuri imyaka ingahe, imyaka y'umwe wese kuyimbaza.
haciyemo andi mezi 9 ntwara indi nda ya 4. Murabyumva, inda ya 4 iragenda igize amezi 2 n'igice. Urumva ko izo zose zagiye zivamo, nashatse ukuntu inda ya 4 nigera ni kuko urumva abaganga abadogiteri barambwiraga ati inda ya 4 nijyamo just uzahita uza tugukurikirane tumenye ngo ni ikihe kibazo ufite, ko twasanze mu bisanzwe nta kibazo musanzwe mufite, byibuze wo tuzagukurikirane byo ubwawe by'umwihariko tumenye ngo ufite ikibazo iki n'iki, byibuze tugukurikirane utwite. Nshimira dogiteri wanjye Dr. Stine w'i Kanombe waramfashije uri umubyeyi. Inama yonyine akugira, inama yonyine yangiriye niyo yabashije gutuma byibuze uko burungu ntuje muri njyewe, kuko izo kesi sinjye njyenyine zagiye zibaho, uretse ko wenda ari njyewe utoboye nkavuga. Ni ukuvuga nagiye ku bitaro bimwe barambwira ngo igenda wishyura amafaranga 25 inda yawe bayikuremo. Guys, urukumva inda ya mbere ivuyemo, iya kabiri, iya gatatu, noneho barambwira ngo bayikuremo nta mutima w'umwana urimo. Namwe murabyumva. Ndibuka nagiye kwa muganga kuri icyo kigo, kuri icyo kigo cyo kwa muganga nagiyeyo ari kuwa 5. Noneho majije kujya ari kuwa 5 bambwira ko nyine inda bagomba kuyikuramo nta mutima w'umwana bari kubona. Bakimara kumbwira ko inda bari buyikuremo nta mutima w'umwana bari kubona, urumva just imbere barabimbwiraga nkahita ndeyakitinga nkarira nyine bikancanga, nkahita nemera bakayikuramo. Ariko ubwo ngubwo bwo kubera nari maze kwiyakira numva nyine tayari ari ubwo rwanjye, ntabwo nigeze ndeyakitinga ngo ndire ngo bayikuremo, ngo ndeyakitinge nyine ndire ngo nta kundi ndemeye ngo ngiye kwishyura bayikuremo. Imana yari yaramaje gufata umutima wanjye, yaramaje kuhanagura amarira ntakirira, naramaje kwiyakira. Buriya guys, iyo wamaje kumenya situwasiyo yawe ukegera Imana ugasenga ugatangira kwiyakira, niho Imana imanuka igakora, niho Imana iguha imbaraga zifata umutima, niho Imana igukomeza, niho Imana itangirira ikakwiyereka. Muri icyo gihe navuye kwa 5 aho kwa muganga ari kwa 5, buracya kwa 6, buracya ku cyumweru, ku wa mbere nibwo nagiye ku bitaro by'i Kanombe. Ndagenda i Kanombe ndababwira ati rero bankoreye ekogarafi zose zishoboka, bambwiye ko umwana wanjye nta mutima afite kandi ndifite amezi 2 n'igice. Ni none basi namwe nimukoresha ubwenge bwanyu n'imbaraga Imana yabahaye koko mukomfirime nemere bayikuremo, byibuze ntagiye ahantu hamwe. Mboneraho kugira inama abantu mujya ku kigo nderabuzima cyangwa se mukajya kwa muganga ahantu hamwe, babaha umwanzuro mugahita mufata umwanzuro. Bakubwira ngo urwaye umutima ugahita ukomfirima ko urwaye umutima, bakubwira ngo inda yawe nta mwana urimo ugahita ukomfirima ko umwana ntawe urimo bakayikuramo. Mbagira inama yo kuzajya mujya ku bitaro birenze kimwe, mujya kwa muganga harenze hamwe, mujya ku badogiteri harenze umwe. Ngira inama ba bantu bafata umuntu bakavuga ngo uyu niwe mudogiteri unkurikirana, ngo nta wundi mudogiteri wamvura. Guys, Imana yakorera mu mudogiteri wose wabona kandi akagukurikirana akakuvura neza. Pana gufata umuntu ngo muvuge ngo uyu nguyu ngo niwe unkorera ibi, ngo uyu nguyu ngo atankozeho ngo ntabwo byakunda, ngo uyu nguyu ngo atamvuye ngo ntabwo byakunda. Imana ikorera kuri buri muntu wese, iyo igihe cyayo cyo gukora kigeze yabinyuza mu muntu wese ubonye, yabinyuza mu dogiteri ubonye wese, yabinyuza mu munasi wese uwo ari we wese ubonetse. Ntimugafate umuntu ngo mwumve ko ari we Mana uzabasha gukemura ikibazo mufite. Sibyo? Ubwo icyo gihe cyarageze, ngeze i Kanombe barambwira ati madamu
umwana wawe nta kibazo afite, umwana wawe arimo, akajya anyereka ati nguyu ataka akantu uri kubona kameze gutya na gutya, urumva njye ntabyo nari nsobanukiwe nk'umuturage, nk'umuntu ugiye kwivuza, akajya ambwira ati uyu niwe mwana kandi nta kibazo afite, arimo ameze neza, ahubwo wowe genda utuze ukomeze unasenge, twe ntabwo twabasha kubikora ariko Imana yo irabikora, kandi ikigaragara nta kibazo ufite, utuze ukomeze usenge, uyu mwana uzamubyara kandi n'umwana nta kibazo afite. Muri kubyumva? Navuye hamwe bambwiye ko umwana afite ikibazo nta mutima urimo, ngeze ahandi bambwiye ko umwana nta kibazo afite. Muri kumva icyo kintu? Nawe njye kwiyakira byananiye kubyakira, numva ari kumbeshya. Yampaye randevu arambwira ngo uzagaruke nyuma y'ukwezi itariki runaka yampaye, arambwira ngo ari kuzagaruka. Naratashye ndatuza, ariko nkumva ntabwo nyuzwe, nkumva ntawe urimo, nkumva kwizera kwanjye ni guke, ariko nkumva ndi guhamanye n'Imana nyibwira ati Mana mfasha, nkasenga nkabwira Imana, Mana nkatura umwana muzima, babyeyi mutwite mujye mwatura abana bazima, usenga Imana, idini ryose usenga uyibwira ati nkeneye umwana muzima, uyibwira ati nkeneye umwana muzima nanjye nkaba muzima. Igihe cyarageze, ukwezi gushize nsubiyeyo, arongera bankorera ecography, arambwira ati nta kibazo, mwese uku nuku genda ubigenze uku nuku, amatwa tunini baha ababyeyi n'ubundi batwite twa acide folique, arambwira ati uzaze udukonsoma kamwe ku munsi. Ubwo naratashye, ukwezi kurashira, amezi 2 arashira, nsubirayo. Buri kwezi nabaga mfite randevu yo kugenda akandebera uko bimeze, kubera agahinda nari mfite, niyo najyagayo ntayime, namwisabiraga ku ngufu, nkamubwira ati dogiteri mbabarira umpe randevu. Abantu tuziranye kuri dogiteri Sipini w'i Kanombe, mwandike muri comment, uriya mu dogiteri mushimire imbere hano kuri kamera, ni umwana mwiza, Mana ndamubashimiye. Abantu bafite kesi nk'iyo yanjye rwose ndamubashimiye, muzamugane niyo yaba atabishobora, icyizere cy'uko bishoboka, utahana icyizere, kandi mbere ya byose, mbere y'uko ibintu bishoboka ubanza kwigirira icyizere wowe ubwawe. Igihe cyaje kugera, amezi 3 aruzura, 4 aruzura, 5 aruzura, 6 aruzura, 7 aruzura, 8 aruzura, murabyumva. Mboneraho no gushimira abantu bagiye bamfasha, nk'abantu mwe muri ibi bisi duhura nayo muri uru rugendo rw'abantu bagiye bahura na kesi nk'iyo yanjye yo kubura urubyaro. Ntabwo biba byoroshye, ugira abakubwira amagambo menshi, abagutuka, abaguca intege, abakubwira ngo ni ingumba ntubyara, abaza bakakuvuma ngo wowe ngo ntuzigere ubona urubyaro. Nagira ngo mbamenyeshe ko na nyuma ya zero Imana ikora, kandi kuko abana b'abantu bose bakuvuma, uko bakubwira ngo ntuzabyara, batarashyira Imana iyo itarashyiraho akadomo ka nyuma, ujye babwira ngo bafate zero, bamwaye hejuru y'ibyo bashobora kuvuga byose, Imana itaranzura, nta kintu na kimwe bo bakora, ntago bavugurura umugambi w'Imana kuri wowe. Abantu mutarabona urubyaro ndabihanganisha, ndabakomeza cyane, mbabwira ko uyu munsi uri muri icyo gihe, uyu munsi uri muri icyo kigeragezo, ariko ejo n'ejo bundi Imana izaguhindurira amateka, izaguha urubyaro, izaguha abana. Wowe tuza, komera, wicika intege. Uyu munsi uri muri icyo kigeragezo kikugoye, birakunaniza, ukumva wacitse intege, ukumva ntacyo uri gukorera, ariko iminsi mike, ni agahe gake, Imana izaza nawe igusubize, iguha urubyaro, iguha umwana, uterure ikikire, namwe mwitwa ababyeyi, kuko ntago
nta mwana w'umuntu n'umwe ubasha kubutanga, nta mwana n'umuntu n'umwe waguha urubyaro uretse Imana yonyine niyo iguha urubyaro, niyo iguha umwana. Abantu bigira amagambo akomeretsa, mukabona ngo runaka ngo ntabyara, ngo runaka ngo ntabyara. Ese mbabaze mama, mukamufataho ijambo, mwebwe ko muba mwarabyaye, muba mwarabyihaye, muba mwarabyihaye. Mujye mugira umutima, mufashe abantu, mubagire inama, mubakomeze, mubereke ko ubuzima buriho, ubuzima bukomeje. Mubabwire amagambo abakomeza imitima, kuko mu bigeragezo byose bibaho, ikigeragezo cyo kutabyara nicyo kigeragezo cya mbere. Ibyo wagira byose, ibyo watunga byose, ariko ntugire umwana, birababaza. Niyo mpamvu mw'ababyeyi basaba ngo mujye mugerageza ibyiza mwifuza, namwe mubyifurize abandi. Guys, mbahaye urugendo rwa gatoya samari y'urugendo rwo gutwita. Tuzakomeza na part 2 mbabwira urugendo rwanjye rwo kubyara, kandi abandi bakankunda bagakunda ibiganiro byanjye bakore subscribe kuri YouTube channel yanyu ya Sarah Gloria TV Show. Mwibuke gusharinga, gukora subscribe, mwandike comment, ndetse n'abashaka ko muzajya muza tukaganira. Guys, ni karibu kuri channel yanyu, tuzajya twungurana ibitekerezo bitandukanye. Abashaka part 2 yo kubabwira uko nabyaye no kubabwira urugendo nanyuzemo rwo kubyara, guys, munyandikire muri comment. Murakoze. Niba hari abashaka part 2 muri bumbwire. Murakoze cyane.